nyuma y'iminsi igera kuri 3 gusa mu karere ka Karongi biri kuvuga yuko umwana muto wakomokaga mu gace ka Muhanga yaguye muri piscine maze ubuzima bwe bugahita buhagendera rwose ikarongi neza n'ubundi hafi yaho ibi byabereye haturutse indi nkuru y'incamugongo. Ni inkuru ivuga iby'umwana muto cyane nawe uruhamye mu kiyaga cya Kivu nawe ubuzima burarangira. Abantu benshi bakomeje kwibaza ibijyanye n'aba bantu bari gukomeza kugenda bahitanwa n'amazi mu bihe bitandukanye. Ni inkuru y'incamugongo rwose ubwo umwana wari muto cyane wari kumwe na bagenzi be yagize gutya ntibazi kumenya uko bacitse bakaza guhindukira yamaze kwira mu Kivu ubuzima bwe bwarangiye. Tugiye kureba uko byatangiye ndetse n'igikorwa cy'ubutabazi uko cyagenze. Ese aba bana bari kumwe bari bagiye he, byagenze gute, uyu mwana se irari mu kigero kingana gute? Ni nyuma y'uko rwose inkuru zikomeje kugenda zibabaza abantu, ari nayo mpamvu abantu bari gukomeza kwibaza ese ni uburangare bwaba bukomoka ku bana cyangwa se ni ababyeyi babo baba batagize inshingano zo gukomeza kwita cyangwa se kurinda aba bana bityo ubuzima bwabo bukaba buri kuhagendera. Ariko kandi indege yacu turaza guhindukira tugaruke Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda muri kapitale mu Gitega. Hari kumvikana inkuru y'umusore wishe mugenzi we rwose ku gikorwa kigayitse cyane. Abantu baje kuvuga yuko ngo abasore nta muntu n'umwe kwikurirwa muri bo ko kubera yuko uwishe ataririrwa, ni nyuma yuko ngo bapfuye indaya. Byaba byagenze gute kugeza ubwo umusore atera icyuma mugenzi we umwe kugahera rwose bapfa umukobwa bari bakuze cyangwa se uyu mukobwa ngo yicururize amagara rwose ubuzima bw'umwe ngo bukaba buhagendeye. Ikaze wageze kuri Kigali News tugiye kurebera aya makuru yacu kandi yanyu hamwe uko byatangiye ndetse nuko byaba byarangiye. Mwiriwe ariko reka twizere yuko mukomeje kubana natwe muri aya makuru yacu ndetse n'ibiganiro. Reka duhire mu ntara y'Iburengerazuba ku bijyanye n'iyi nkuru y'akababaro y'umwana muto cyane uburiye ubuzima bwe mu kiyaga cya Kivu. Umwari Gabriela wari wajyanye na bagenzi be gutashya inkwi zo gucana yarohamye mu kiyaga cya Kivu iruhande rwa Karongi. Umurambo we uboneka umunsi ukurikiyeho rwose, birumvikana neza yuko yarohamye ari kumwe n'abandi bana bagenzi be baramubura, ariko rwose abakomeje gushakisha biranga. Bukeye bwaho ni umwana yaje kuboneka. Ibingibi byabereye mu mudugudu wa Kiyovu ahani mu kagari ka Kiniha mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Niba uzi iyi ntara y'Iburengerazuba, aha ni rwagati mu mujyi neza mu misozi imeze nk'uturunga igiye ikikijwe n'amazi magari y'iki kiyaga cya Karongi. Ku itariki ya 9 Kanama 2023 nibwo uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 9 yonyine yajyanye na bagenzi be gutashya. Bagezeyo abo bari kumwe bajya koga nawe arabakurikira. Ubwo rero bagiragayo uyu mwana yaje kurohama kuko atarazi koga. Bagenzi be bakubitaga amazi rwose boga, nawe yabonaga yuko ari ibintu biri buze kumukundira, arakurikira nawe yinjira mu kiyaga cya Kivu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura ni Gashanana Saiba yabwiye itangazamakuru ry'igihe tunakesha aya makuru yuko uyu mwana akimara kurohama ishami rya polisi rishinzwe umutekano w'amazi ryatangiye kumushakisha, ariko ntiyahita abonekera igihe cyangwa se ntabwo yahise aboneka ako kanya umubiri we ukimara kurigitira mu kiyaga cya Kivu. Ati umurambo we wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 Kanama 2023 ujyanwa ku bitaro bikuru bya Kibuye gukorerwa isuzuma ngo bamenye neza koko icyaba kishe inyuma y'urupfu rw'umwana. Ubu ngubu rero wamaze no gushyingurwa rwose, ibyo n'umwana byarangiye. Ibi rero bibaye mu gihe bamwe mu bana bari mu biruhuko baturiye ikiyaga cya Kivu birirwa ku nkombe zacyo rwose biyogera, abandi batembera bicaye biyotera n'akazuba, bamwe boga abandi rwose bashungereye bari kureba uko bikorwa. Gitifu Gashanana yasabye ababyeyi b'abana bari mu biruhuko kubaba hafi mu rwego rwo kubarinda kujya ku Kivu kugira ngo hirindwe yuko impanuka zishobora guhitana ubuzima bwabo bya hato na hato nk'uko byagendekeye uriya mwana. Yewe ngo biranashoboka yuko hari abandi bana benshi cyane baba baratangiye kurigita muri iki kiyaga cya Kivu, ariko wenda bitewe nuko itangazamakuru ritabagezeho cyangwa se bo ubwabyo ntibabitangaze rwose ngo ubuzima bwabo bukaba bwarahagendeye. Yavuze kandi yuko basabye inkeragutabara gutanga ubufasha bwo gukumira abana bashaka kugera ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu kwirinda izi mpanuka ziviramo bamwe kuhaburira ubuzima nk'uko bigendekeye aka kana gato Gabriela k'imyaka 9. Yarakiri muto cyane, reka tumwifurize yuko Imana imwakira mu bayo. Ngaho nyemerera indege yacu tuyifate tuze tuyiparike Kigali i Nyarugenge, ari kuvugwa inkuru y'umusore w'imyaka 25 y'amavuko wo mu murenge wa Gitega. Aha ni mu karere ka Nyarugenge nk'uko nari mbikubwiye rwose, wagize gutya akica mugenzi we babanaga amuteye icyuma amuziza yuko yararanye indaya akanga kumukingurira cyangwa se akamuraza rwa ntambi rwose ngo ari kwisayidira cyangwa se
kwiha akabyizi mu nzu babanagamo imbere mu cyumba kimwe. Ni nkuru abantu bumvise bayumva yuko imeze nka byenda gusetsa, ariko abandi bati yazize kwihanganira agasuzuguro gake yagiriwe n'uyu mugenzi wari wiryamaniye n'umukobwa yaraguze ku muhanda, undi umusore ngo akarara kwibaraza akerakera yabuze aho yerekeza cyangwa se ameze nk'udafite aho aba. Ibi ngibi rero byabereye mu kagari ka Kabahizi ku itariki ya 8 Kanama 2023. Uyu musore amaze gutera mugenzi we icyuma yahise ajya kwihisha muri ruhurura kugira ngo bataza kuba bamufata agashyikirizwa inzego z'ubutabera. Abaturage bavuga yuko yishe mugenzi we kuko yari yanze kumukingurira ninjoro kubera yuko yari yararanye n'indaya, rwose ngo yarari kugira uko yigenza rwagati imbere mu buriri. Umwe yagize ati uriye babanaga bari baraye basangira inzoga, noneho mu gitondo bahuye aramubwira ngo ma urufunguzo rwanjye wandaje hanze kubera indaya, baratungana ahita amukubita icyuma ako kanya nta kubitekerezaho kabiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabahizi ni ufite inema Abuba yabwiye itangazamakuru yuko uyu musore na mugenzi we nta kwezi bari bamaze bimukiye muri kano gace cyangwa se baje kwiturira hano ku Muhima. Yaboneyeho gusaba urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, anasaba ababyeyi kwita ku burere bw'abana babo bityo bagakurana uburere n'indangagaciro yo kumva yuko ibyaha ubwabyo ari ibintu bibi bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyu musore kandi akimara gutabwa muri yombi yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge. Gusa ariko kandi tukiri ku nkuru nk'izi ngizi z'umutekano, ntabwo ari ibijyanye n'uyu musore wenyine gusa waba wahitanye mugenzi we babanaga mu buriri bumwe kubera yuko ngo yamuraje hanze ngo ari kwisedera cyangwa se ari kumwe n'indaya. Abandi baturage ku rundi ruhande hano mu mujyi wa Kigali n'ubundi abazinduba muraza guhita mumenya neza aho ibi byabereye, bo bari gusaba yuko umugabo wageze gutya akica umwana we, uyu mugabo nawe yaza guhita yicwa nta mpamvu yo kumwinjiza muri gereza. Bati ntabwo ari umuturage wo kubana na rubanda, no kumufunga ntabwo ari ukumukosora, nta kintu ibi ngibi bishobora gukemura n'ikintu gito. Uri kwibaza ati ibi ngibi byagenze gute? Abatuye mu mudugudu wa Nyakabungo, aha ni mu kagari ka Gasanze, ni mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo, barasaba yuko umugabo witwa Bunani Pascal wireze kwicisha ishoka umukobwa w'imyaka 13 gusa wabyawe n'umugore we yuko nawe yahita yicwa cyangwa se yakicirwa mu ruhame, nta bindi bakamurasa rwose ibintu by'abaturage bakiruhutsa bumva yuko birangiye. Uyu mukobwa rero witwa Agasaro Mwizerwa Promesse yapfuye mu rukiriro rwo ku itariki ya 9 Kanama 2023. Biravuga yuko Bunani ukekwaho yahise ajya kwirega kuri polisi, akaba afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Jabana. Icyakora abantu bari kwikanga bitewe n'ibintu bimwe na bimwe abanyarwanda bari gukora muri no minsi, rwose ntibagire n'ubwo bwo guhita bishyikiriza inzego z'umutekano. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba bamwita Ntiyanabayo Antoine yemeje yuko Bunani yishe uyu mwana we yibyariye. Mu kiganiro n'Umuseke yagize ati yabanje gukubita nyina ishoka ubundi aramukomeretsa, yatatse umwana atabaza abaturanyi, yumvise ijwi ari guhururiza ngo baze gutabara nyina, niko guhita aza aramwica, ariko kubw'amahirwe nyina ntiyapfuye. Arangije ajya kuri polisi ajya kwirega rwose kuvuga iki gikorwa cy'ubunyamaswa amaze gukora. Umuturage umwe yatangarije Flash TV yuko Bunani akwiriye kwicwa nta bindi. Ati igihano twebwe abaturage dushaka nuko uyu muntu icyaha yakoreye muri quartier turi kureba n'amaboko yacu nuko yagikoreye hano muri Nyakabungo, uno muntu bakagombye kumuzana mu nama rusange rwose imbere yacu, twebwe tukahita tubisabira igihano bagomba kumuha, twebwe tukahita dusaba yuko bagomba kumurasa. Wa muntu wundi warusigaye utekereza kwica nawe ngo byahita bimuha isomo nakuka yuko agomba kumenya yuko kwica umuntu ari ibintu bibi cyane. Mugenzi we yagize ati si rimwe ntabwo ari kabiri, mu matwi yacu twumvishije yuko umugabo yishe umugore cyangwa se umugore yishe umugabo, ariko uyu mugabo yakabije cyane, niyo mpamvu igihano cye ari icyo kumuzana mu ruhame rwose rw'abantu nawe bakamurasa cyangwa se bakamwica bikarangira. N'ubuyobozi nabwo burareba buzamuzane mu bantu rwose, twebwe twifatire igihano cyacu, twebwe ntabwo twaje gukatira umuntu kubera yuko haba hari ikizamwica rwose byanga byakunda. Uwa gatatu yagize ati bari kuvuga yuko ari ishoka ariko ntabwo tubizi neza, igihano kiretse bamuzanye mu murenge wa Nduba rwose tukamwibonera, urumva yuko byabaye imbyino, byabaye indirimbo, buri muntu wese uracaho ati ndakwica. Igihano akwiriye rwose ni ikirufu, nta kindi gihano uyu muntu akwiriye kubera yuko agiye gufungwa akarya ibyo bigori rwose nta kibazo n'iki na gito. Ubwo rero urumva yuko n'undi wese azavuga ati nzagenda kubera yuko urugo rubi rurutwa na gereza, bamuzane hano ku karubanda rwose bamutumure tureba niko tuzumva yuko imitima yacu ituje. Mu Rwanda igihano cy'urupfu cyakuweho gisimbuzwa igifungo cya burundu ubuzima bw'umuntu abashigaje mu gihe yakoze icyaha cy'urupfu. Ubwo rero abantu bari kuvuga
yuko uno mugabo nawe igihano kimutegereje ngo yaba ari ugufungwa burundu. Icyakora abantu benshi basigaye bavuga yuko aba bantu bakomeza kugenda bakora ibyaha by'indengakamere nk'ibi ngibi rwose ngo bakwiriye kwicwa nta kindi aba bantu baba bakwiriye. Ndagushimiye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro. Andi makuru nakagaruka, Imana ikomeze kubarinda no kubishimira. Turabakunda.